agira ikinyoma avuga mu ndimi, umuntu akagira ikinyoma akora ibitangaza, abantu benshi bakakiyoboka. Ariko njyewe n'abandi mwese mwemeye gushyira ukuri hanze kandi mukemera kuvuga Imana ukwiri n'imiterere yayo, mukabwira abantu iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, ntimuzabigira ubwiru. Kuko iyo umuntu ngo abwiye umunyabyaha iby'ibyaha bye akihana, mugabana umugisha. Ubuhamya bw'umuntu warinda yarakizwa, ubuhamya bw'umuntu wari igisambo yamaze gukira, ubuhamya bw'abantu banywaga urumogi, ubuhamya bw'abantu bari abasambanyi, ubuhamya bw'abantu basambanye kurusha abandi, abo bakoreye deliverance bakabasambanyiriza muri biro. Ibi bintu byose byitwa ubuhamya. Ntago gutanga ubuhamya ari ukubura ubwenge, ariko nanone mbere yuko utanga ubuhamya ugomba gutanga ubuhamya igihe cyo gutanga ubuhamya cyageze. Kandi mu buhamya ugomba gutanga ugomba kugira ubwenge bw'ukuntu ugomba gutanga ubuhamya naho ugomba kubutangira, kandi ugomba kugira ubwenge bwo kumenya amagambo uvuga nayo ubika. Ubuhamya bwa Theogene Nzahuke ubu yarazahutse, ajya abwira abantu ubuhamya bw'ukuntu yabaye imfubyi, hanyuma akanywa urumogi, akaba mayibobo, akaba iniga, akaba itafu, yigiriraga amenyo akareba ukuntu n'umutwe uraho. Rwose Theo wari saa kintu pe. Ibi rero mba ndimo no kubwira abantu bafite ubuhamya bukojeje isoni. Ngewe nari indaya, narasambanaga n'abagabo 50 ijoro rimwe. Erega bakajyaho bakaguhugura ngo ntuzigere uvuga ko wabaye indaya, ngo ntuzigere uvuga ko wari mayibobo, ngo ntuzigere uvuga ko wararaga munsi y'ibikamyo, ukarara munsi y'amateme, ngo ntuzabivuge kubera urwego ugezeho, kuko uri umusirimu, kuko ubu bakubaha, kuko bakubabarira, kuko uri icyamamare. Nyamwanga iyo byavuye mujya mubivuga. Tubwira ukuntu wize ugatsinda, kabona diplome, kabona buruse, ukajya gukomeza amashuri, kandi warabaga uwa mbere uhereye inyuma. Kuri urwo rubaraza nkiri n'umusiramu nigaga ibintu byo kudodana nakora. Kuri urwo rubaraza nzi umuntu w'umwarimu muri ADPR, yabaye mwarimu ubu nawe yubahwa arubashywe. Yajyaga arara mu ikarito, naramwirebeye turaziranye, yajyaga arara mu ikarito kuri urwo rubaraza rwaho nakoreraga. Ubu ni mwarimu, ariko se yabivuga abasirimu bicarana ku ruhimbi bamuseke. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Charlene Official, aho mukurikirana ijambo ry'Imana, impuguro n'ibindi biganiro bitandukanye. Imana nibahe umugisha. Uyu munsi nagiye mbabwira ko tuzajya tugenda tuganira ibintu bitandukanye kugira ngo turusheho kumenya mbese ibyo dukora biremewe cyangwa ntibyemewe. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Mureke mbabwire, dukwiriye gukora ikintu cyose kiri muri Bibiliya turacyemerewe. Hari n'ibitanditse muri Bibiliya cyangwa tutazi aho biri, ariko tubibwirwa n'Umwuka. Kuko Yesu yaravuze ngo ni byiza ko ngenda bibwira abigishwa be, ngo kuko ningenda nibwo muzahabwa umufasha, kandi ngo uwo nguwo azajya yenda ku bya Data ababwire, ngo ndetse ngo azababwira n'ibyo ntigeze mbabwira. Amin. Niyo mpamvu ibintu byose tubona bibangamye, bitajyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa bitajyanye n'Umwuka Wera cyangwa bitajyanye na discipline ya Gikristo, tuzajya tuza hano kuri kamera tubivuge. Nihagira abantu baza bavuga ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana bashaka kubayobya, ntabwo ukuri kwacu tuzakumira, tuzajya tubivuga. Ikindi ndashaka kubwira abakristo ngo musabe Imana imbaraga kugira ngo mubashe gusobanukirwa ukuri nyakuri, kuko ikinyoma cyahawe intebe kandi ikinyoma gifite abakiri inyuma banagishyigikiye. Umuntu agira ikinyoma avuga mu ndimi, umuntu akagira ikinyoma akora ibitangaza, abantu benshi bakakiyoboka. Ariko njyewe n'abandi mwese mwemeye gushyira ukuri hanze kandi mukemera kuvuga Imana ukwiri n'imiterere yayo, mukabwira abantu iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, ntimuzabigira ubwiru. Kuko iyo umuntu ngo abwiye umunyabyaha iby'ibyaha bye akihana, mugabana umugisha. Ngo ariko ngo nimutababurira bazapfa barimbutse, ariko nawe uzazira ko barimbutse kandi ufite umuti wo kubakiza.
uyu munsi hari ikintu abantu batavugaho rumwe shaka ko tuganira, kandi iyo ugisomye kuva mu itangiriro nta Bibiliya ndi bukoreshe, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe usanga kirimo. Abantu bafite umwuka w'ubusirimu, abantu bafite umwuka wo kwibona, bafite ibindi bintu bidaturuka ku Mana kandi birimo gushaka gusenya ubwami bw'Imana, kandi tubona bafite Bibiliya banigisha ijambo ry'Imana. Ndashaka tuganire ku kintu cyitwa gutanga ubuhamya, ubuzima bwo gutanga ubuhamya, ubuhamya bw'umuntu warinda yarakizwa, ubuhamya bw'umuntu wari igisambo yamaze gukira, ubuhamya bw'abantu banywaga urumogi, ubuhamya bw'abantu bari abasambanyi, ubuhamya bw'abantu basambanye kurusha abandi, ubuhamya bw'abashatse abagore babi, ubuhamya bw'abashatse abagabo babi, ubuhamya bw'ababyawe n'ababyeyi babi, ubuhamya bw'ababyaye abana bababera babi, ubuhamya bw'abahuye n'ibigeragezo mu itorero, abafashwe ku ngufu n'ababishopu, abo bakoreye deliverance bakabasambanyiriza muri biro. Ibi bintu byose byitwa ubuhamya. Ntabwo gutanga ubuhamya ari ukubura ubwenge, ariko nanone mbere y'uko utanga ubuhamya ugomba gutanga ubuhamya igihe cyo gutanga ubuhamya cyageze, kandi mu buhamya ugomba gutanga ugomba kugira ubwenge bw'ukuntu ugomba gutanga ubuhamya naho ugomba kubutangira, kandi ugomba kugira ubwenge bwo kumenya amagambo uvuga n'ayo ubika. Hari igihe ubika ibyo wakavuze ukavuga ibyo wakabitse. Ushobora kuvuga ubuhamya ku cyumweru wari kubuvuga mu mibyizi. Hari ubuhamya bukwiye gutanga mu cyumba cy'amasengesho, hari n'ubuhamya ubukwiye gutanga kuri kamera. Hari ubuhamya bugomba kugarukira mu rusengero, hari n'ubuhamya wajyana ku isi yose. Ariko si ubwo buhamya bwose ninde muntu wo kukujonjorera ubuhamya ugiye gutanga n'ubwo kwe kureka? Ese ni pasiteri wawe ukwiye kuguhugura? Ese ni abagukurikirana n'abakumva? Ese ni amarangamutima y'igihe tugezemo? Hoya pe. Nta wundi muntu ukwiye kukuvangurira ibyo ukwiye kuvuga n'ibyo ukwiye guceceka usibye Umwuka Wera. Dufite ubwenge bwinshi butari guturuka ku Mana. Hari n'igihe umuntu aguhugura ukumva ibyo avuze nibyo, ariko nakwifuriza guhugurwa n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ukwiye kubugira. Ibintu byo gutanga ubuhamya abantu ntago babivugaho rumwe. Kandi nakoze ubushakashatsi, nditegereza ndareba, sanga nta muntu n'uyu n'umwe ujya uhagarara imbere y'abantu ngo areke kubaha ubuhamya. Ubuhamya bwa Theogene Nzahuke ubu yarazahutse, ajya abwira abantu ubuhamya bw'ukuntu yabaye imfubyi, hanyuma akanywa urumogi, akaba mayibobo, akaba iniga, akaba itafu, ariko agatanga ubuhamya avuga ukuntu Imana yamugiriye neza. Kandi iyo avuze neza Imana yamugiriye, twese turamuzi Theo ikintu yakundaga kuba yifitiye n'amenyo n'umutwe. Ubundi yarananutse, yari inzahari, yigiriraga amenyo akareba ukuntu n'umutwe uraho. Rwose Theo wari saa kintu pe. Kandi Imana ishimwe kuko utajya ubihisha. Kuko ubihisha se ntitubizi Imana yakwanikiye mu kibindi, ko yakwanitse kuri bose babireba nkaho igenda itwanika nyuma irakwanura. Buriya Theogene iyo atanze ubuhamya akavuga ukuntu yari yarazahaye, kandi koko ntabeshya, hanyuma akavuga urwego agezeho ukuntu Imana yamuzahuye. Kumuzahura ko naho atabivuga birivugira. Ni umugabo ufite inda, ni umupatoro, kandi afite icyubahiro. Yatanze ubuhamya rero, nimureke mbabwire ikiva mu buhamya yatanze. Hahita habonekamwe abantu bameze nka Theo bari Nyabugogo mu biraro,
hahita habonekamo abakirya puberi, hahita habonekamo imfubyi zikimeze nkawe, hahita habonekamo abanyamibabaro bavuga ngo mbese koko Imana yatabaye Theo akaba asigaye yarahitinze nanjye yantabara. Yamara kumenya ko Imana yamutabara, haleluya, agatangira kuyoboka ya Mana akavuga ngo iyatabaye Theo ikaba yaramugize umugabo afite umugore mwiza w'icyuki, afite umugore mwiza w'inzobe Theo n'abana beza, afite ararya aranywa, abayeho kandi abeshejeho abandi. Bahita bigirira icyizere rimwe na rimwe bakavuga ngo Mana ya Theo, Mana watabaye Theo nzahuke, ngewe wansanze hano muri ruhurura hondi maze nanjye ukantabara. Bakiremamo ibyiringiro, bakiremamo imbaraga. Gutanga ubuhamya ni ukuvuga imbaraga Imana ifite. Gutanga ubuhamya ni ukwamamaza imirimo y'Imana. Gutanga ubuhamya ni ukuvuga ngo Imana nawe itagukura naho nta n'ahantu itakugeza. Ni ugukura abantu mu bwigunge. Ubuhamya bukura abantu mu kwiheba. Ubuhamya butuma abantu bongera kugirira Imana icyizere. Ubuhamya butuma abantu bayemera. Ubuhamya butuma abantu baza kureba Imana. Ubuhamya bugaragaza amaboko y'Imana. Ubuhamya bugaragaza imbaraga z'Imana. Gutanga ubuhamya biremewe. Hanyuma se dusobanure da, ubuhamya bugomba gutangwa buba bumeze bute? Ese ubuhamya bugomba gutangwa ni ubusirimu gusa? Nikora mwana juwamwe mwirirwa mukosora abantu hano kuri YouTube ngo batanze ubuhamya, ugafata umuntu w'umubyeyi Imana yakuye mu buraya, ugafata umuntu w'umukobwa Imana yakijije uburaya, hakavuga ukuntu yasambanaga hakajya no mu bihugu bitandukanye, Imana ikaba yaramukijije icyaka cy'uburaya, ngo nabiceceke ngo abana be batazabyumva. Ibyo bintu bivugwa n'ingirwanyabwenge zitagira umwuka wera cyangwa zitaramenya. Burya iyo uvuze ngo umuntu yatanze ubuhamya ngo abana be yabyaye bazabibona, mpita mbona ko ufite agakiza k'agasirimu n'ak'umwuka wera uri kure yawe, kandi ufite urugendo runini rwo kugira ngo uzagere ku mugambi w'Imana ishaka n'ikidashaka. Ibi rero mba ndimo no kubwira abantu bafite ubuhamya bukojeje isoni. Ni ubuhamya bukojeje isoni kuba umuntu yahagarara kuri kamera, ngewe nari indaya, narasambanaga n'abagabo 50 ijoro rimwe, nabaye indaya yo muri Kenya, mbi indaya yo muri Tanzania, nakoze uburayi Burundi, mbukora muri Afrika y'Epfo, nakoze uburaya muri uyu mujyi wa Kigali, nabukoranye n'abazungu n'abahinde, mbukorana n'abashinwa, mbukorana n'abasenegale, nasambanye n'amoko y'abagabo. Yego mama shenge. Ubwo buhamya rero bamwe bafite ubwenge bw'isi batagira umwuka wera w'Imana, bafite agakiza k'agasirimu. Hari abantu bafite agakiza k'agasirimu ariko nta kintu Imana yakambwiyeho, muzakomeze musirimu ariko mwibangamira abantu. Erega bakajyaho bakaguhugura ngo ntuzigere uvuga ko wabaye indaya, ngo ntuzigere uvuga ko wari mayibobo, ngo ntuzigere uvuga ko wararaga munsi y'ibikamyo, ukarara munsi y'amateme, ngo ntuzabivuge kubera urwego ugezeho, kuko uri umusirimu, kuko ubu bakubaha, kuko bakubararira, kuko uri icyamamare. Nyamwanga iyo byavuye mujya mubivuga, mujye mubivuga. Nimba ari ubuhamya bukojeje isoni, buzagukoza isoni we n'umugabo wawe n'abana bawe, hanyuma abandi mubarekera ubusirimu bwabo bose ko babutanga. Ubuhamya bwemerewe gutanga ni ubuhamya icyambere bw'ukuri butarimo kubeshya, kandi ni ubuhamya wemerewe n'umwuka wera, kuko ababufite bose siko bakwiye kubutanga. Wemerewe n'umwuka wera akakubwira ngo tanga ubuhamya. Nabo bantu babiri, ubuhamya ukwiye gutanga ni ubuhamya bw'ukuri kw'ibyakubayeho utabihiye, hanyuma kandi ni ubuhamya wemerewe gutanga nubwo wemerewe n'umwuka wera
umwuka ukuri mu gukoreramo akakubwira ngo igihe kirageze, genda ubwire abantu ubu buhamya kandi ujye uvuga ubu ngubu bwihorere. Hanyuma abantu mucumurira ku bantu batanga ubuhamya bw'uko bari indaya, narinje kukubwira ngo umwuka wo kubacumuriraho ni uwo kwa Satani, ntabwo wavuye ku Mana. Nimba umuntu atanga ubuhamya ngo nari indaya nisambana n'abagabo, wowe ukaba ufite ubuhamya bw'uko wajyaga muri buwate kandi nyamara nawe warasambanaga, ukaba udafite imbaraga zo kuvuga yuko wari umusambanyi kugira ngo abana bawe n'umugabo batabimenye, ahubwo wowe ntabwo uragira imbaraga zo guhamya Kirisitu. Kuko nawe ushobora kutubwira ukuntu wanywaga inzoga, ariko se wabivuga icyubahiro cyawe kigapfira imbere y'umugabo n'abana n'abasirimu bagenzi bawe, ubwo se ni wowe musirimu? Nta kindi gituma Imana idushakira ubuhamya ni ukugira ngo tugende duhamye imirimo yayo. Hanyuma babaye indaya, abanyweye urumogi, Imana nikwemerera kubivuga kandi ukaba ibyo uvuga ari ukuri, rata ujye ubivuga. Abaguhugura bihorere, abakwandikira comment ngo ibyo mukora ntabwo ari byo bareke, naza kuri kamera kubahugura ni mubihorere, baragashize. Hari igihe nabo gishobora kugera bakavuga n'ibyo batavuze bahishe. Kandi uko wumva ibintu ntabwo ari byo bivuze ngo uhuje n'umwuka w'Imana. Nimba ari kubyumva wowe, ni ukubyumva bimiru byigumanire, wiza guca abantu intege kuri kamera. Kuko dufite abantu benshi bagenda baduhugura ngo iyo umuntu atanze ubuhamya bw'urugo rwe ngo abaje kumena amabanga y'urugo. Hanyuma se reka mbabazi, uba bafite ubuhamya bw'ubusirimu. Hari abantu bagira ubuhamya bw'ubusirimu, bazajya bari bo bavuga Imana. Abafite ubuhamya bw'umwanda busa nabi bukojeje isoni bazabuceceke, we kubutanga. Wowe kutanga ubuhamya, nta muntu ndabona kuri iyi kamera udatanga ubuhamya. Ari abashumbakazi, hari abapoterekazi, hari abapotere, hari abahanuzi, ku macano yose no mu nsengero mbona mwese mutanga ubuhamya. Hanyuma se reka nze nkubaze, nzatanga ubuhamya bw'uko nabyaye abana babi nk'uko wowe ubutanga? Njyewe ntabo mfite, ntabwo njyewe abana banjye ari babi, nta mwana wanjye unywa urumogi. Njyewe ntanga ubuhamya bw'urugo rubi n'umugabo mubi nashatse, kuko nibwo mfite. Nzatanga ubuhamya bwawe se? Njye nzatanga ubwanjye nawe utanga ubwawe. Ubwo bunajye ni mu bwihorere rwose. Abagore baza kuvuga abagabo babo n'abagabo baza kuvuga abagore babo. Umuntu uzaza kuri kamera aje gusebya umugabo we biramurora, uzaza kuri kamera aje gusebya umugore we biramureba, ariko uzatanga ubuhamya. Ubu se murabona njye naceceka? Ntabwo nshobora guceceka ibyambayeho, kandi hari abagore bakirushye. Ntabwo nzaceceka inkoni nakubitirwaga muri korali maze gutera ikorasi. Njye se bankubitaga ndi kumwe nawe? Ubu se nta bandi bagore bameze nkanjye bagikubitwa? None siyo ntanze ubuhamya ntibagira ihumure bakavuga ngo yatabaye mama Sharene natwe izadutabara? Reka tugume mu murimo w'Imana dukorera Imana. Ubu se nakibagirwa ubuhamya bw'ukuntu nabyaraga umugabo akambwira ngo ndabwaguye? Ntabwo nabireka kubivuga. Ubwo se ninde wabishobora? Wese kuki utabiceceka ibyawe? Nimba umuntu avuga ubuhamya bw'uko yari mayibobo, undi akavuga yuko yari umujura yibaga, buri wese afite ubuhamya bwe. None se mpimba ubwawe bari bwo mvuga kandi ari ubwawe? Mbese abadafite ubuhamya nk'ubwawe bazaceceka? Ntabwo tuzaceceka, kuko ibyiciro byose abantu bakeneye kumenya amaboko y'Imana n'imbaraga z'Imana. Kuvuga ko wabaye umushonji nubwo usigaye urya ukabimenya biteye isoni. Kuvuga yuko wambaraga kamambiri zisa biteye isoni, kuko ubu usigaye wambara urukweto rw'1,000. Kuvuga ko wambaraga ubwenda bagukuburiye biteye isoni, kuko usigaye wambara baze ya 300 na 200. Kuvuga yuko wajyaga gutashya inkwi mo Kigali
ubu ukaba usigaye ufite kwiziniyeri, biteye isoni. Ntibiteye isoni. Abasirimu bagenzi bawe, haba mujyana mu Bushinwa, haba mujyana Dubai, ntago bakwiye kumenya ko bacuruzaga ikarito y'ibibiriti n'itabi ry'intore. Ntibakwiye kubimenya. Ntibakwiye kubimenya ko wacurukuraga imisarane ya rubanda ukirirwa unuka umwanda kubera gucukura za tuwarete uzividura. Ntibakwiye kubimenya. Ubu usigaye ufite abapagasi n'abaja n'abajajabye. Yego mama, uzajya uvuga ko wavukiye i Kigali. Mama we, kandi waravukiye i Kibirira. Ujye uvuga ko wavukiye mu rugo rukomeye kandi waravutse mu rugo rusaba umunyu. Mama shenge, ujye uvuga ko wize kuko usigaye uzi Icyongereza kandi utazi no kwiyandika izina. Ujye uvuga yuko Matewusi wayicururijemo kuva kera kandi wariranarwa ikarito ku muhanda irimo intore, ikarito y'intore irimo ikibiriti, irimo na buji n'utubombo tw'icuma mu ikarito hahandi ku muhanda. Tujye tubimera gutyo. Tujye tuvuga ko dufite abagabo beza nta n'ikibazo twagize mu ngo zacu. Ubwo si ibyo bintu bisobanuye. Kuvuga ko wakomeretse nyuma ugakomera bihesha Imana icyubahiro. Kuvuga ko wari umanutse ukaba warazamutse bihesha Imana icyubahiro. Kuvuga ko wakuburirwa ngo ukaba uri kwiyambika bihesha Imana yacu icyubahiro. Kuvuga ko wavukiye mu cyaro ukaba uri mu mujyi bihesha Imana icyubahiro. Kuvuga ko waryaga ibitsisi by'amateke ukaba uri kurya umugati wo muri Simba bihesha Imana icyubahiro. Kuvuga ko waryaga imbetezo ukaba uri kurya ipirawu bihesha Imana icyubahiro. Mwabapagani mwagiye mukizwa. Murumva iyo myuka mibi yanyu babamo ngo abantu bajya baceceka bareke kuvuga imirimo y'Imana. Abandi se bacecetse ni bande? Abantu se ntibirirwa bamamaza ibikorwa byabo? Ntibirirwa bamamaza amabanke meza, ntibirirwa bamamaza abakobwa beza, ntibirirwa bamamaza abasore beza, inzoga nziza ntibazamamaza, ntibirirwa bamamaza ibiki n'ibiki binuka binahoze bibi binica abantu bikabarimbura. Hanyuma tureke kwamamaza ibikorwa by'Imana yacu. Wajye ubabwira ko se wagiye gushaka nta nkwano ugira, ariko nyuma Imana ikakugira umubosi. Hoyo ujye ubabwira ukuntu wagiye kurambagiza kwa nyoko kwa sobukwe bakanga kuguha umukobwa ngo urimbwa bakanabikwita ngo iriya mbwa izagutunga. Ariko ubu ngubu urabatunze unabatunganye n'abanyina n'abase n'abaramu bawe n'abaramu. Uwite nzabivuga, mureke mbabwire, ngiye mumenye ko nibi mwankoreye byose nzabivuga. Mu minsi iri imbere hari ahantu Imana igiye kumanika, ni ku Gasongero aho umuntu n'impumyi icyo gihe izandeba. Ahantu Imana igiye kunshyira ngeze nzaguma hano naho ndi mu gihe cyaho. Mu minsi iri imbere nzaba ndi ahandi ntikoraho. Mama Sharirene official icyamamare. Hanyuma rero nimureke mbabwire Imana yacu tuzayivuga. Ujye uvuga ukuntu wagiye kurambagiza utagira n'urukweto, bakanga nuko wicara muri salo bakakwicaza hanze. Ariko uvuga ukuntu Imana yaguhaye gukomera, ufite ibipangu, ufite amayetaje, uri kujya kurangura, uri umukire, basigaye baza bakanakuguza baramu bawe, ukaba warabahaye n'igishoro. Ntukabiceceke kuko hari abasore basuzugurwa nkawe. Ujye uvuga ukuntu abahungu bakwiryagaho bakanga kukurambagiza, bajya kurambagiza bagatwara za gasheshe, wajya gushaka ugashaka ibogari kandi guha amahoro sha urugo ukaba urusaziyeho uri amahoro. Hari abakobwa bari kubengwa nabo bakeneye iryo humure. Ubuse njyewe nareka kubivuga, ntago nzibagirwa umunsi itorero rya ADEPR, itorero sengeramo, basohoraga itangazo ryo kuvuga ngo umugore witwa Mama Sharirene nta wemerewe kumutumira. Kandi sha nta wabonye nanyweye inzoga,
nta kosa nari nakoze rwose, sinzi aho babiraruje ibyo bintu, ntabwo nzi ahantu babikuye, ntabwo nzi aho babikuye, ariko itangazo bararisohoye da, barisohora mu ibanga, ariko ntabwo ryagiye ahabona. Umuntu uzajya utumira mama Sharirene azajya ajyana nawe, ariko mureke mbabwire, ngiye gusenga itabeshye irambwira ngo dore bari abantu bakwambuye ijambo, ngiye kubambura mikoro uyisigarane, ariko nkibaza ukuntu bazamburwa mikoro kandi ari abantu bakomeye, hanyuma nge nkayisigarana. Ni ukuri kose mikoro ndayifite, ariko bo nta n'irifungura babona, ahubwo se ninde wabaca iryera? No kuri mama Sharirene official ntabwo nahabakira, no mu rusengero ntibahakandagira. Ubu se nabiceceka? Ntabwo nabiceceka, kuko hari abantu, hari bagenzi banjye bakiri inyuma bambuwe ijambo, bagomba gukomera bakamenya ko Imana igira inzira zirenze ibihumbi. Mwagiye muduha ubuhamya, abantu mufite amamodoka mutubwire, teka nimba ari bya Sugar Daddy byayiguguriye, hako nimba uzi ko ari Yesu wayiguze, ujye uza utubwire ukuntu wabonye imodoka, kugira ngo n'abatazifite bishime. Tubwire ukuntu yakugaburiye, abanyenzara bavuge bati Imana nanjye izangaburira. Tubwire ukuntu Imana yakubakiye urugo kwari rwarasenyutse, kugira ngo ba mama Sharirene n'abandi ko ari beshera. Abazikoreye muri beshi di, muri beshi nuko muzi kureka ibyanyu mukikorera iby'abandi kugira ngo bakomere. Vuga ukuntu umugabo yari yaragutaye, hanyuma tubwire ukuntu yagarutse n'inzira byanyuzemo, kandi warabonaga byararangiye. Batubwiye ukuntu se bakurambagije kandi bari barakuzinze, nta bandi bazinzwe. Tubwire ukuntu wize ugatsinda, kabona diplome, kabona buruse, kajya gukomeza amashuri, kandi warabaga uwa mbere uhereye inyuma. Nimutanga ubuhamya. Nge narinje kubashishikariza gutanga ubuhamya, ababahugura n'ababagira gute nimubihorere, bafite agakiza k'aka VIP. Ubu dufite abantu, hari abantu nzi bari mayibobo batangaga ubuhamya kera, ubu ngo babaye abanyacyubahiro ngo barakomeye, ntibakivuga ukuntu bari imbobo, basigaye birirwa bavuga imitungo bamaze kugira. Ngewe nzi abantu babiri niboneye n'amaso yanjye, hari ahantu nakoreraga kuri urwo rubaraza, nkiri n'umusilamu nigaga ibintu byo kudoda n'anakora. Kuri urwo rubaraza nzi umuntu w'umwarimu muri ADPR, yabaye mwarimu, ubu nawe yubahwa arubashywe. Yajyaga arara mu ikarito, naramwirebeye turaziranye, yajyaga arara mu ikarito kuri urwo rubaraza rwaho nakoreraga. Ubu ni mwarimu, ariko se yabivuga abasirimu bicarana ku ruhimbi bamuseke. Ugira ngo se kutabivuga nuko batabemerewe, ahubwo nagakiza k'ubusirimu kadafite gahunda, ntamenya n'ibyo ari byo. Wabwiye imfubyi se ukuntu wabonye ababyeyi, wabwiye abapfakazi se ukuntu Yesu yakubereye umugabo, wabwiye se abantu bakiri mu burayi ukuntu wavuye mu burayi Imana ikagutunga idakoresheje abagabo, wabivuze se? Wahaye abantu buhamya ukuntu wagiye muri biro yo kwa bishop runaka akagukorera deliverance, agahera hanakora deliverance mu maso, agafata ururimi n'urwawe mukabihuza rwose ngo ari kukudelevera, akamanuka ahangaha agakomeza no muri Afurika y'Epfo, ukahava utwite, wabibabwiye bakacika yo ko bakijyayo. Izo za deliverance mujya gukorera mu byumba hatagaragara ye, umunwa ku wundi, ubwo se tuvuga ko ari wa mukozi w'Imana? Umunwa ku wundi, agatuza ku kandi, yakangarukira ha mama we. Wabahaye ubuhamya ukuntu wagiye kwaturira bishop ukahava agusambanyije, ntajye muza mukabivuga, bigatuma n'abandi birinda. Mwabwiye abantu ukuntu bababwiraga ukuntu mutazikamira n'ayimbwa, ariko ubu mukaba muri gukama y'inka z'inzungusha, mwagiye mubibabwira. Abajugunywe se mwababwiye ukuntu Imana yabatoye. Imana yubahwe. Nizo mpuguro nagira ngo mpe abantu babiri, abantu mwirirwa mukritika ubuhamya bw'abandi, namwe mufite ubuhamya, igihe cyo kubutanga nikigera ujye ubibaza Umwuka Wera, hanyuma no mu byo uvuga umenye ibyo uvuga n'ibyo usiga,
kandi ibyo uvuga n'ibyo usiga nta wabikurobanurira usibye umwuka wera, kandi upfa kuba uvuga iby'ukuri. Imana nibaha umugisha. Ndashoje. Narindi kubabwira ngo mujye mutanga ubuhamya kandi abaca intege abandi mubireke. Imana ibaha umugisha. Abatarakora subscribe nimuyikore, share, ukore share, comment nayo iremewe. Imana ibaha umugisha. Amen.